se umusore wanjye ko yatinze di amene yumvira turirimba basi mu gihe mutegereje misi yanjye nyine ngwino mukobwa mwiza oh baby watinze shawo ukuntu ari mutegereje sha nanjye nyine ntabwo njye byaturutse watinze ndaguca amande icyo nta kibazo subize ko nguye none se uretse gatoya wakerewe wari uri muri iki sha nagize akazi kenshi urabizi nyine yuko ntabwo bajya batwemerera asa akazi gatuma utambonera umwanya basi mbabarire please subize ko mu kibazo rukundo ndakubabariye cyabakoze maze ngaho mubere uzi ukuntu ngukunda kondosha ninde guhamagaye be ese nitawe ngiye kwitaba bro wanjye uretse gatoya oya uretse gatoya allo byiza be meze neza nyine ariko miss you tubonane mu minota mike kandi gusa sindi hafi ya tutatubona nta kibazo atinze ntabwo ntinze oya yari ari kunshaka yari kumbwira mu rugo bari kunshaka gusa nyine naringize agahinda ariko ntabwo ariko byarakomeye kuba oya nta kibazo Paul subize ko ari wowe inshuti mfite oya wirakara nta kibazo ni ukuri uri akabavu kanjye ni ukuri kose I know nagutoranyije mu bandi yego ntabwo nabikora kandi urabizi ntabwo ari nka bya bindi by'ubu nyine bakundana bagahita bashwana oya ibyo nta nubwo bigezweho erega narakuvunitse waranduhiye reba na ka gafoto najyaga nkufotora tukiri bato ntukizibitse ibyo ariko biba ari ngombwa kuba ukunda umuntu ukanabimwereka ukamushyira ku mutima wakoreye nari mbikumbuye maze nasanze ari wowe nkeneye nubwo najyaga nitesha ese gatoya mbonye umuntu hariya shiriya ntibikomeye be shiri none se ni ka bro kawe ahubwo se waba utashye nkagusanga mu rugo nsange wateye sheri tugiye kujyamo abasore b'iki gihe bose basigaye babona abakobwa bakabitabashe sheri nangaha okay tumaze tutabonana ako ndabona bameye neza we sikumeze nka marayika shameze nka marayika pe sha serious sha gusa nyine naye nkumbise ko yawe rero uzi ikintu cyambayeho ese kuri kuryama ndota turi mu busitani Adamu na Eva Yesu we ako hagati aho ngaho nshaka kujya Dubai ariko narebye abantu benshi cyangwa ntabwo araba kwizerwa gusa ana propose ndavuga ati ubwo mfite umukunzi nagusiga muri business yanjye sweetheart sheri buriya rero ako shanje nze naranyishe muchama nkunda ka brochette kifi ukuntu gasenda gake gakeya apana nyine byanyu bavuga gasenda gake mgashaho cyo kintu kuko urashyiraho ukamwikanya okay cyonzane du brochette kuko urabona hano dufite akanya gatoya brochette tubiri mufite ibirayi ya uzane ibirayi bibiri kumwe n'umukonzo wanjye utuzane vuba kandi none ikindi numvise ngana ngo byamugira igisafuriya hano igisafuriya turakigira sasa ugiye kuzana ibyo kurya aka kanya ibindi abinzana mu rugo n'umukunzi wanjye kuko urabona burije kiri kujya kuruhuka kiri kubona komande vuba akabangutse cyane rwose okay ya
burya shirisha gusa ikintu nabonye kuri ino si kwirekura. Ufite ka Black Label? Mbonye ikira. Uretse gato ndaje. Ufite ati ese ko ntakintu ubwira ko ushobora turusha Imana yanjye. Ese okay. Aho mucuma Mwihangane gatoya ibirayi ntabwo bise biza aka kanya ariko nabyo biraje nyine bike muryoherwe kandi. Okay. Sawa. Ufite ati karibu ku meza. Yesu we Mana we marayika muzima. Umeshaho ndabafashe subizaho ufashe abantu Basigaye basara. Israeli yahera Israeli ubundi ko mbona kimaze n'ishuga mama Basika maze muza mukobwa. Cyekara mu mutwe ni umusazi ubwo rwanda ari gutera ndagufashwe gufashwe n'ibiki urahinya mwasheri wagera n'isheri bina i Kigali arasaze aho sinzi impamvu bataguha ibinini byo kwa si wowe si Israeli y'iki Israeli badufasha ukaduha nibwo n'umukobwa ari buri n'umugore ni buri n'ishyaro rya nazi yari ryo Sweetheart wowe n'abasazi bina i Kigali Sweetheart ntugatone n'abasazi bariya barasazi n'abina ariko tubatunze bashaka gusenya ingo z'abantu. Nimba nta nazisibye akabwiza ukuri n'ubundi ko kanyeyeho n'ubundi nimba ntizigiramo ndabona nzibona cyangwa nkahamagare n'ubundi nkabwiza ukuri. Alo umeze ute cyane none siko nagushakaga nakubona ariko wagiye ureka kwirengagiza rega umuntu ntago yabura ikindi akumarira mu buzima kuko ntago ari urukundo rwonyine rwaduhuza. Nyine nari ndimo nzamuka ngiye mu mujyi sinzi nimba wanyemerera nyine tugahurira hamwe twakundaga kujya duhurira nkagira icyo nakubwira basi. Nta kibazo basi urabinyemereye ntabwo uri buntindi. Sawa ariko nyine ugabanya ibintu byo kuba wigira umuntu wa danje rega ibintu byose birashoboka. Sawa nta kibazo. Okay. Wakoze kuba wifuza kuba wabona nanjye ukamuha umwanya wawe naje hano gihe cy'umbwira icyo kinzanye nta kintu. Ni byiza nyine yuko ugize Imana mwongera mukubona duherukana tukiri mu rukundo ariko ubu none aha ngaha ntabwo tukiri. Ibyo ndabizi cyane. Byabaye byiza kuba waravuye mu buzima bwanjye. Nzi neza yuko ubu ngubu nubatse umutima wanjye azongera kubona umukobwa utagira gahunda nkawe. Biriya byabaye nyine so sorry ntabwo nabiteganyaga nta nubwo numvaga ko bishobora kuba byaba ariko byarabaye ariko impamvu ari izanjye njyenyine hari byinshi nari mbonye mu mutima byari bigaragaraje so sorry. Ushatse kuvuga yuko ukiri mu rukundo? Yewe niko nabitekerezaga niba
nari nzi yuko imvura zose zeza imyaka ikamera igakura. ushatse kuvuga iki? Sanga uri imvura y'amahindu ya yindi yica imyaka ikamera ntikure ikanayiboza. ubwo ni ukumbona nuko wamfataga. Nari nzi neza yuko n'inkono zose ziteka ibiryo. Sanga uri ya nkono ishobora kuba ibishiriza bikanabira. Gusa nakubwiye I'm so sorry, si ngombwa kunkure. Nakubwiye ko ibi byose byatewe n'impamvu. Urabibonye uriya musore twari kumwe baramubonye. Niwe twari mu rukundo. Nubwo nawe nari nkufite ku ruhande ariko uriya niwe twakundaga nibwo yaje kumwimukira. Ariko nawe ndakundaga cyane sibyo? Rero ibyo ngibyo numva ntabwo wabigira impamvu ikomeye cyane. Ntabwo byari birenze. ndabyumva pe. Ushobora kuba wari uri mu rukundo. Sinzi nimba urukundo wamwundaga ari nka rwa rundi umunyonzi akunda igare aho amara icyumweru atarijyanye no mu kinama. Gusa nyine nasanze kugukunda ari nko kugama ku mureko. Warakoze kubibona gutyo. Ubu ngubu ntagufite mu buzima bwanjye nagize imana. Enjoy. Rero imana izagufashe undane na mayibobo kuko ngewe nabonye imico yawe atari sawa. Wahindutse umucuruzi w'urukundo. Aka kanya nari nguhamagaye mubwire yuko mu baguzi bawe ntakirimo. Ubundi se nawe mucuruzi Utware boro zawe. wagize amahirwe uza mu baruguze sibyo? Waruguze angahe mbese? Nyishyura yo waruguze ubone kumbwira ko nducuruza. Ariko abakobwa b'iyi minsi mwabarimo nakwingingaga nkigutereta ubu nonaha ntabwo ndi kukwinginga kuko sinakongera no kugutereta kuko ntiwanafungura n'udushumi tw'inkweto zanjye. Ndagira ngo mubwire ko igihe nataye nyine kirahagije. Ntabwo nonaha nakongera kugita ntiwanafungura udushumi tw'inkweto zanjye. Ariko se kandi indaya ndayikubita. Ngomba namutongana. Reka nkubwire sisi yewe mukobwa twabaye inshuti pe sinabihakana. uri kurega Gusa urukundo rwe rwabaye nko kuvomera mu gitebo. Nakeza ke uyu usa n'umuntu cyubwira ubundi. Ariko si ubundi wowe wagabanyije utugamba. Ahantu hose ngusanga muransanga wasamye uri gutongana. Wagiye ucisha. Iki kureba mu byanjye ni iki ubwo ngubwo? Gabanya mani. Ibintu ni izi gabanya. Menya business zanjye sister. Ahubwo wowe fata igitanu uryame kuko ntabwo uzi ibi umukino w'urukundo sibyo? Umva sisi kamworohereza. Ibyo nakubwiye nabikubwiye amatwi yawe ntiyari ariho ingufuri. Fata akayira ugende ntararaka. Nicyo cyatumye umpamagara. Ngaho se arakarambere. Ndagira ngo nkumenyeshe yuko kontara twari twarasinye y'urukundo irangiye. Sinzongera no gukunda bitch nkawe. Ubyihanganire kandi si wowe wa mbere waba utewe inda. Nimba ndi imbwa ndi umugabo wawe. Amazina yanjye ni Kabande. System yitwa Brian. Gusa nyine usanze nari ndimo ntongana ndimo ndagenda kubera gahunda nari. Gusa nyine urakoze kudukemurira ibibazo ndagushimira. Ntabwo nasubira mu rukundo sinzi ko byanshobokera kuko narababaye bihagije. Si byiza ko nakubwira detaye y'ubuzima bwanjye ariko bibaye ari na ngombwa nakubwira. Nimba ari kugenda rero twagendana. Wampa nimero kawe nta kibazo ariko nta kibazo kitambikanye n'indi nyuma ntacyo. Musaza. Namani ntabwo nakuvugisha mani wari n'umuntu w'idage. Serious? Ugatwara umubebe w'umuntu mani. Ubu si ubizi ute nimba tutaranaryamanaga mani. Kuryamana? Gusa waratwara uzitwara. Ariko nubwo mubaza musere. Uyu n'umufeke byane. Kamaze kwibwira akantu utaruzi bose. Hari akantu bajya bavuga ngo ibyiza byose. Ni wa muvujya watwaye wa muntu. Ni wawe. Kose. Ntago aravuka se. Atavuga se ko n'uyu mugiye kumutwara nkahita mwereka. Ahubwo mwandazi. Umva musore. Ahubwo nize karovuga ngo kumwita. Como no misa agiye kuronshinga album kabisa afite baby man.
ahubwo wowe ndashimira ahubwo sinigeze mbonana nshobora kuba ari undi muntu ese abakobwa b'iki gihe mwabayemo umva ahubwo baby ahubwo ufite amafaranga kuri konti uzana ufite make uretse nzakisha okay nta kibazo urajya baby natangaza kuba amafaranga y'inoza y'imyenda y'inoza na bebero umuntu ashoze intambara ngenda se ngenda nuko umuntu ashoze intambara wambwa wowe watwaye uwa mbere ushaka no gutwara uwa kabiri ngo wamuteye kigende ko dore uko gisa n'ibiguru bibi gusa ana propose ndavuga ati ubwo mfite umukunzi nagusiga muri business yanjye igakomeza action man nubwo numva igare nako moto yaje umenye yuko utarashobora no gufungura udushumi tw'inkweto zanjye ndaya gusa harimo iki se muri ibyo bishumi by'inkweto zawe ariko ubonye? kandi abakobwa b'iyi minsi barenderanye hano wabona ndagucinye mu uyu muhanda